Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi w'167 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya Yesaya. Uyu munsi dukomeje dusoma duhereye ku bice 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abayuda bahanirwa uburyarya. Yewe Ariyeli umudugudu Dawidi yagize urugerero, umwaka nimukurikize uwundi, nimugire ibirori bihererekanye. Ariko nzahera ko ngirire Ariyeli nabi, maze hazabe kurira no kuboroga, nyamara Ariyeli hazambera Ariyeli. Nzakugerereza impande zose, nkugotesha ibihome, nkurundeho ibyo kugusenyera. Nuko uzacishwa bugufi, uzavugira mu butaka, amagambo yawe azaba aturuka hasi mu mukungugu, ijwi ryawe rizamera nk'iry'umushitsi, rituruke mu butaka ryongorere mu mukungugu. Ariko ingabo z'ababisha bawe zizaba zimeze nk'umukungugu, n'ingabo z'abanyamwaga zizamera nk'umurama utumuka. Niko bizaba muri ako kanya. Uwiteka Nyiringabo azamuteza guhinda kw'inkuba, n'umushyitsi w'isi n'umuriro ukomeye, na serwakira n'inkubi y'umuyaga, n'ikirimi cy'umuriro ukongora. Ingabo z'amahanga yose zirwanye Ariyeli, abamurwaniriza bose hamwe n'igihome cye bakamurushya, bizaba nk'inzozi cyangwa kwerekwa kwa nijoro. Nuko bizamera nk'ushonje arota arya, akaramuka afite inzara, cyangwa nk'ufite inyota uko arota anywa, akaramuka arembye agifite inyota. Uko niko ingabo z'amahanga yose zirwanya umusozi wa Siyoni zizamera. Nimube muretse mutangare, muhumirize amaso mube impumyi. Basinze batanyoye, baradandabirana batanyoye ibigisindisha, kuko Uwiteka abasutseho umwuka w'ibitotsi byinshi, agahuma amaso yanyu ariyo bahanuzi, agatwikira n'imitwe yanyu ariyo aberekwa. Kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanishijwe ikimenyetso. Iyo bagihaye umuntu wigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanishijwe ikimenyetso, maze bakagiha utigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati reka da, sinigishijwe. Umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje rwose kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Bazabona ishyano abashakira ikuzimu, aho guhisha Uwiteka inama zabo. Imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati ninde utureba, kandi bati utuzi ninde. Ariko mufudika ibintu rwose. Mbese umubumbyi mwamuhwanya n'ibumba, bigatuma ikibindi cyihakana uwakibumbye ko atari we wakibumbye? Cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atazi ubwenge? Hasigaye akanya gato i Lebanoni hakaba umurima wera cyane, kandi umurima wera cyane bazawita ishyamba. Uwo munsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo, n'impumyi zizahumuka zikira ubuhumyi n'umwijima, kandi abagwaneza nabo bazagwiza umunezero wo kunezererwa mu Uwiteka, n'abakene bo mu bantu bazishimira Uwera wa Isiraheli. Kuko umunyamwaga ahindutse ubusa, n'umukobanyi ashizeho, n'abashaka ibyo gukiranirwa bose bararimbutse. Nibo bacumuza umuntu mu ijambo, kandi uburanira mu muharuro bamutega umutego, umukiranutsi bakamuyobesha ikitagira umumaro. Cyo gituma Uwiteka wacunguye Aburahamu avugira inzu ya Yakobo ati noneho Yakobo ntazakorwa n'isoni, kandi mu maso he ntihazasuherwa. Kandi we n'abana be nibabona ibyo nkorera muri bo, bazeza izina ryanjye. Ni koko bazeza Uwera wa Yakobo, kandi bazatinya Imana ya Isiraheli. N'abayoba mu mitima yabo nabo bazahinduka abajijutse, n'abinuba bazemera kubwirizwa. Yesaya ibice 30.
kwiringira ab'isi nta mumaro. Abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga, kandi bagisha abandi inama batari njye, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo, bakiringira igicucu cya Egiputa. Nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni, no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro, kuko abatware babo bari i Sowani n'intumwa zabo zikaba zigeze i Hanesi. Bose bazakorwa n'isoni, kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagirira umumaro, ntibabarengere kandi nta kamaro, ahubwo ari abo kubakoza isoni no kubatukisha. Ibihanurirwa inyamaswa z'ikusi, banyura mu gihugu cy'amakuba n'uburibwe, aho intare y'ingore n'iy'ingabo zituruka, hakaba incira n'inzoka ziguruka z'ubumara butwika, bahekesheje ubutunzi bwabo ku migongo y'indogobe nto, bashyize n'ibintu byabo ku mapfupfu y'ingamiya, babishyira abantu batazabagirira umumaro, kuko imifashirize ya Egiputa ari nta kavuro kandi ntacyo hamara. Nicyo gituma mpita izina Rahabu wicaye gusa. Nuko genda ubyandikire ku gisate imbere yabo, ubyandike no mu gitabo, bibe iby'igihe kizaza kugeza iteka ryose, kuko ari ubwoko bugoma, abana babeshya, abana badakunda kumva amategeko y'Uwiteka. Babwira abamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanure ibinyoma. Muve mu nzira muteshuke, mutume Uwera wa Isiraheli atuvamo rwose. Nuko Uwera wa Isiraheli aravuze ngo, kuko muhinyura ijambo, mukiringira agahato n'ubugoryi, mukaba ari byo mwishingikirizaho, nicyo gituma ukurikiranirwa kuzababera nk'inkike ihubanye igiye kugwa, nk'abogamye nko ku nkike ndende. Kugwa kwayo kuzatungurana kutajuyaje, kandi azakimena nk'inkono y'umubumbyi imeneka. Yayimena atayibabarira, mu njyo zayo zose ntihasigare n'uruganzo rwayora umuriro mu ziko, cyangwa rwadahishwa amazi mu iriba. Kugarukira Imana niko kudukiza. Uwiteka Imana Uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga. Ariko mwaranze, ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarashi, ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagendera ku y'imbaraga, ni koko, n'abazabakurikira nabo bazaba abanyambaraga. Abantu 1000 bazirukanwa n'umuntu umwe ubakangisha, abantu 5. Nibabakangisha muzahunga, kugeza ubwo muzasigara mumeze nk'igiti kirekire gishinze mu mpinga y'umusozi, cyangwa ibendera rishinze ku gasozi. Igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera. Hahirwa abamutegereza bose, kuko abantu bazatura i Siyoni h'i Yerusalemu. Ntuzongera kurira, ntazabura kukugirira neza, numutakira nakumva azagusubiza. Kandi nubwo Uwiteka akugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano, abakwigisha ntibazongera guhishwa, ahubwo amaso yawe azajya areba abakwigisha. Kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira, mube ariyo mukomeza. Kandi muzahumanya ifeza itewe ku bishushanyo byawe bibajwe n'izahabu zitewe ku bishushanyo byawe biyagijwe. Uzabijugunya rwose nk'ikintu gihumanye, ukibwira uti hoshi vaho. Imbuto uzabiba mu butaka azazivubira imvura, kandi imyaka y'umweru w'ubutaka izarumbuka ibe myinshi. Icyo gihe imikumbi yawe izarisha mu byanya bigari, inka n'indogobe nto bihinga bizarya ibyo kurya birimo umunyu, bigosojwe intara n'inkoko.
ku munsi w'icyorezo ubwo iminara izariduka ku kirunga cyose no ku musozi wose muremure, hazaturuka imigezi y'amasoko y'amazi. Umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba, kandi umucyo w'izuba uzongerwa karindwi uhane n'umucyo w'iminsi 7, ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be akavura n'inguma zabo. Dore izina ry'Uwiteka riraza rituruka kure, rigurumana uburakari bwe ricumba umwotsi mwinshi. Iminwa ye yuzuye uburakari n'ururimi rwe rumeze nk'umuriro ukongora. Umwuka we umeze nk'umugezi wuzuye ukagera mu ijosi. Uzagosoza amahanga intara imaraho, kandi icyuma cy'umukoba kiyobya kizaba mu nzasaya z'amahanga. Nuko muzaririmba indirimbo nk'iyo baririmba nijoro ku munsi mukuru wera. Muzagira n'umunezero wo mu mutima nk'uw'umuntu ufite umwironge ajya ku musozi w'Uwiteka gusanga igitare cya Isiraheli. Uwiteka azumvikanisha ijwi rye n'iry'icyubahiro, kandi kumanuka k'ukuboko kwe azakwerekanisha uburakari bwe n'umujinya we, n'ikirimi cy'umuriro ukongora n'inkubi y'umuyaga n'urubura. Abashuri bazakurwa umutima n'ijwi ry'Uwiteka azabakubita inkoni ye, kandi uko bazajya babakubita inkoni zitegetswe, izo bazaba bategetswe n'Uwiteka, hazajya habaho ishako n'inanga, kandi azabarwanya intambara akorera ukuboko. Tofeti hiteguwe uhereye kera, hiteguriwe umwami. Uwiteka yagize harehare kandi hagari, ikome ryaho n'umuriro n'inkwi nyinshi. Umwuka w'Uwiteka umeze nk'umugezi w'amazuku, ari wo uri kongeza. Yesaya 31. Bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa kwitabariza, bakiringira amafarashi, bakizigira n'amagare kuko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite ku Uwera wa Isiraheli, kandi ntibashake Uwiteka. Ariko rero nawe azi ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azahagurukira inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatabaye. Kandi rero Abanyegiputa si Imana, ni abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka, ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko, utabaye azasitara, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashirira hamwe. Uwiteka arambwiye ngo nk'uko intare y'igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo, ntikangwe n'amajwi yabo kandi nticogozwe n'urusaku rwabo, niko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni no ku gasozi kawo. Nk'uko ibisiga bitamba, uko Uwiteka Nyiringabo azarinda i Yerusalemu, koko azaharinda aharengere, azanyura hejuru yaho ahakize. Mwa Bisiraheli mwe, nimuhindukirire uwo mwagomeye bishayishije, maze uwo munsi umuntu wese azajugunye rwose ibishushanyo bye by'ifeza n'iby'izahabu byakozwe n'intoki zanyu, bikababera icyaha. Nuko Umwashuri azicwa n'inkota itari iy'intwari, kandi inkota itari iy'abantu izamurya ayihunge, n'abasore babo bazaba ibiretwa. Igitare cye kizakurwaho no kwishisha, kandi abatware bazihebeshwa n'ibendera. Niko Uwiteka avuga, ufite umuriro we i Siyoni, akagira ikome rye muri Yerusalemu. Yesaya 32. Umwami ukiranuka. Dore hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi abatware be bazatwaza imanza zitabera. Umuntu azaba nk'aho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru, nk'imigezi y'amazi ahantu humye h'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya. Amaso y'abareba ntazagira ibikezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Umutima uhutiraho azamenya ubwenge, ururimi rudedemanga azavuga neza byumvikane. Umupfapfa bazaba batakimwita imfura, n'umunyabuntu buke bazaba batakimwita umunyabuntu, kuko umupfapfa azavuga iby'ubupfapfa, akerekeza umutima ku byo gukiranirwa, kugira ngo akore ibyo gutukisha Imana no kuvuga ibigoramye k'Uwiteka, ngo yicishe umushonji inzara
n'ufite inyota atamuramiza amazi. Kandi intwaro z'umunyabuntu buke n'imbi, agambanirishiriza umugwaneza ibinyoma ngo amurimbure. N'ubwo uwo mutindi avuga ibitunganye, ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama zo kugira ubuntu azazikomeza. Mwa bagore bataye umuruho mwe, nimuhaguruke munyumve. Mwa bakobwa b'abadabagizi mwe, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Muzamara iminsi isaze umwaka muhagaritse imitima, mwa bagore b'abadabagizi mwe, kuko umwengo uzabura kandi nta sarura rizabaho. Mwa bagore bataye umuruho mwe, nimuhinde imishyitsi. Mwa badabagizi mwe, muhagarike imitima, mwiyambure, mwambare busa, mukenyere ibigunira. Bazikubita mu bituza abababajwe n'imirima yabanezezaga n'inzabibu zeraga cyane. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero. Kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa wari utuwe cyane uzaba amatongo, umusozi w'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose. Bizaba inama z'imparage n'urwuri rw'amashyo, kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Maze urubanza rutabera ruzaba mu butayu, gukiranuka kuzaba mu mirima yera cyane. Umurimo wo gukiranukana amahoro, kandi biva ku gukiranuka n'ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, babe mu mazu akomeye no mu buruhukiro butuje. Ariko ishyamba rizagushwa n'urubura, kandi umurwa uzasenywa rwose. Murahirwa mwa babiba mu nkuka z'amazi yose mwe, mukahabwiriza inka n'indogobe. Yesaya ibice 33. Uzabona ishyano weho unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe. Numara kunyaga uzahera kunyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Uwiteka utubabarire, ni wowe twategereje. Ujye utubera amaboko uko bukeye, kandi utubere agakiza mu bihe tuboneramo amakuba. Amoko yirukanywe n'induru z'imidugudu, kandi urahagurutse, amahanga aratatana. Bazateranya iminyago mwanyaze nk'uko kagungu zangiza, kandi bazayirohamo bameze nk'inzige ziteye. Uwiteka arogezwa kuko atura hejuru, yujuje Siyoni guca imanza zitabera no gukiranuka. Mu bihe byawe hazabaho gukomera n'agakiza gasaze n'ubwenge no kujijuka. Kubaha Uwiteka niko butunzi bwe. Dore intwari zabo ziraborogera hanze, intumwa zo gusaba amahoro ziraririra cyane. Inzira nyabagendwa zirimo ubusa, nta mugenzi ukihanyura. Yishe isezerano, asuzugura imidugudu, kandi ntiyita ku bantu. Igihugu kiraririra kiraserebeye, i Lebanoni hakozwe n'isoni, hararabye. I Shahoni hameze nk'ubutayu, i Bashani n'i Karumeli hahungutse amababi. Uwiteka aravuga ati, ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Muzatwara inda y'ibishushungwe, muzabyara ibikuri. Umwuka wanjye ni wo muriro uzabatwika. Amahanga azatwikwa nk'uko batwika ishwagara, kandi nk'uko amahwa atemwa agatwikwa n'umuriro. Yemwe abari kure nimwumve ibyo nkoze, namwe abari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Mu gihe muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kw'iteka? Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagahindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo ni we uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare. Azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Amaso yawe azareba umwami afite ubwiza bwe, uzayarambura
mu gihugu ugeze kure. Umutima wawe uzibuka ibyateraga ubwoba, ubaza uti uwabaraga amakoro akayagera ari hehe, kandi uwabaraga iminara ari hehe? Ntuzabona ishyanga ry'abanyamwanga n'imvugo inanirana utabasha kumva, n'ururimi rw'umunyamahanga utabasha kumenya. Reba i Siyoni, ururembo rwakoreragamo iminsi mikuru, amaso yawe azareba i Yerusalemu, usange ari ubuturo bw'amahoro n'ihema ritazabamburwa. Impambo zaryo ntabwo zizashingurwa, mu migozi yaryo ntawe uzacika. Ahubwo aho Uwiteka azabana natwe afite icyubahiro, habaho inzuzi n'imigezi bitanyurwamo n'ubwato bugashywa cyangwa inkuge y'icyubahiro. Kuko Uwiteka ari we mucamanza wacu, Uwiteka niwe utanga amategeko, Uwiteka niwe mwami wacu, azadukiza. Imirunga yawe iradohotse, ntikibasha gukomeza umuringoti cyangwa kurega amatanga. Nuko baherako bigabanya iminyago, ndetse n'abacumbagira bajyana iminyago. Nta muturage waho uzataka indwara, kandi abahatuye bazababarirwa gukiranirwa kwabo. Ugire umunsi mwiza, tuzakomeza ejo dusoma. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibishimire. Dushoje ibice 33, tuzakomeza ibice 34 ejo.